ndabasuje mwese abakunzi ba Urakenewe TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Dushimiye Imana iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko nabanje kubibabwira. Iyi ni televiziyo yaje ni channel yanyu, mugiye kujya mukomeza gukurikiranaho ijambo ry'Imana nkuko nari nsanzwe mbagezaho ubutumwa mu ma audio atandukanye. Nahisemo kubakorera channel muzajya mukurikiranaho ijambo ry'Imana. Rero dukomeje ijambo ry'Imana, iyi ni episode ya kabiri. Turashaka kuvuga cyane ku kintu cyatumye ndemwa icyo naremewe. Ndagira ngo tubanze dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, tuze kuganira nkuko twabemereye kujya tubibakorera. Mana nyaguhora ku ngoma so mwami wacu Yesu, ndagushimye ko wemeye ko iyi channel ibaho kandi ukayitegurira kugira ngo abantu bawe baruhuke mu mitima, bamenye ko bakenewe. Bijya bishoboka ko societe ihana abantu bagasa n'abatakaye, ariko ndagushimira ko washyizeho uburyo butugaragariza ko dukeneye, kuko dufiteho umugambi utandukanye n'uw'ibindi bintu byose bidufiteho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nunyemerera aka kanya k'ijambo ryawe kagira umumaro ku muntu wese uryumva, ribashe kumwubaka, rimugeze aho wifuza ko agera, rimushyitse ku rugero wifuza ko yashyikaho, abe umuntu ukwiriye mu gihe gikwiriye. Ninginze mwuka wera w'Imana ngo adahibiri mu mutima w'Imana byuzuza akanwa kanjye, ntabari njye uvuga ahubwo izina ryawe abare ryo rihabwe icyubahiro. Nuko bituma duhabwa umugisha ugahabwa icyubahiro, biduhera ubuntu. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Shuti bakunzi ba Urakenewe TV, nifuje kubaganiriza ijambo ry'Imana nkuko twari twamaze kubivuga. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice cyaho cya mbere, murongo wa 26. Dusome. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha, ndawusubiramo. Irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Imana nihabwe icyubahiro. Bakunze b'ijambo ry'Imana nkuko tumaze kubisoma, iyi ni Imana ubwayo ikora umurimo wayo wo kurema umuntu. Dufite insanganyamatsiko nziza twashyizeho ivuga ngo urakenewe. Kubera iki ukenewe? Ni wowe Imana ikeneye mu bintu byose yaremye. Reka mbirubutse ko ibi bidukikije byose, iyi si dutuyeho, ari ubutaka, ari izuba, ari ukwezi, ari inyenyeri, ari amashyamba, ari inyamaswa z'uburyo bwose, ibi ni ibintu Imana yaremye ikajya ibihamagara bikitaba, yabihamagara bikitaba, biba ku isi kuko Imana yashatse ngo bibeho. Ibi bintu ntago byabayeho nk'impanuka, byabayeho mu mugambi w'Imana. Imana imaze kubirema ibona byose ko ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Ibonye ko ari byiza, iravuga ngo tureme umuntu. Kubera iki uyu muntu yamutandukanyije n'ibindi bintu byose, iramubwira ngo iravuga ngo agire ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Umuntu n'umwihariko w'Imana kuruta ibindi bintu byose. Nshatse kuvuga iki? Si gitangaza ko societe iguhindura uko utari, cyangwa se ikagufata nkaho utari umuntu, ariko nje kukubwira ko Imana igukeneye uko wawe umeze kose. Yesu ashimwe cyane.
Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, none batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Umuntu ari mu butware bw'Imana, umuntu ni imbuto y'Imana, umuntu ni umurimo w'Imana, umuntu ni igikorwa Imana yakereye ubwayo. Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanjye unteze amatwi, Imana imaze kurema ibintu byose ihitamo kurema umuntu, uyu muntu imuha ubwiza bwayo. Haleluya. Uri umuntu, wowe nteze amatwi, wowe uri murikira uyu mwanya, urasa n'Imana, uri ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Witerwa ubwoba n'abakurebera muri kategori bashyizemo abantu. Abo bantu bashyizemo izo kategori si Imana yazishyizeho. Imana yaremye umuntu usa nayo, iremye ishusho yayo, iyiha ubwiza bwayo, ndetse ubutware bwose Imana yabuhaye umuntu. Haleluya. Iramubwira ngo dore ibintu byose naremye mbiguhaye kugira ngo ubitware ubitegeke. Umuntu ni umutware, sifa kwa Mungu. Umuntu afite ubutware bwo gutegeka ibintu Imana yaremye. Dore igiteye ubwoba nuko ibintu byagiye bihinduka bigategeka abantu, bikabatwara bikabananiza, ariko umuntu afite ubutware, umuntu afite ubudahangarwa, umuntu afite ubushobozi bwo gutegeka ibintu byose Imana yaremye. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo utegeke ibiriho byose. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Bakunze ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbibutse ko turi hano kubw'umugambi w'Imana. Aho ngaho herereye, aho ngaho utuye, mu buzima ubayemo, mu cyerekezo cyose urimo, ndagira ngo utangarize ko Imana igufiteho umugambi, kuko ni wowe Imana yahaye ubwiza bwayo. Ntabwo yigeze ibuha inyamaswa, ntabwo yigeze abuha amatungo, ntabwo yigeze abuha ibikoko. Uri ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana, ndetse uri umwana w'Imana. Ejo abo twaganirije ubushize twababwiye ko turi abana b'Imana, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo naremewe n'iki rero? Naremewe kugira ngo mbe mu bwiza Imana ishaka ko mbamo, mbe mu bihe Imana ishaka ko nezerwamo. Iyo dusomye igitabo cy'Imigani ibice 22 umurongo waho hepfo gatoya ku murongo hafi wa 31 havuze amagambo akomeye. Yesu ashimwe cyane. Hasobanuye neza abo turibo, hasobanura ko turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tube umunezero wayo. Turi abantu Imana yaremye ngo inezezwe nabo. Sifa kwa Mungu. Ni Imigani igice cya 8. N'abantu Imana yaremye kugira ngo tube umunezero w'Imana, ntabwo turi impanuka. Nshuti yanyu nteze amatwi, mu buzima ubayemo ubwo ari bwo bwose, uko umeze, uko nguko ureshya, uko nguko usa, uko wavutse, ntabwo uri impanuka, biri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Kandi Imana igufiteho umugambi mwiza utandukanye n'uw'abantu. Abantu bajya bakwibeshyaho, reka bakwibeshyaho, ntabwo bazi uko waje, bakubonye ungana gutyo, bakubonye ukuze, ntabwo bazi kavukire yawe, n'abazi kavukire yawe ntabwo bazi iherezo ryawe, bazi igihe umaze, ntabwo bazi icyo ushigaje. Ndagutangariza ko ari wowe Imana ikeneye. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe iminsi mibi, ibihe bibi bigukakaza, bikakwicaza ahantu mu ivata ry'ibibi, ndetse ukaba umuntu ukora ibintu by'ibyaha byarenze kamere, ukagira ngo ubuzima burangiriye aho. Ndagutangariza ko atariho burangiye. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ube mu mwanya Imana igushakamo. Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye kuba umunezero wayo. Imana ikeneye kugendana nayo. Imana ikeneye kuzura ubwiza n'ibyishimo bikomoka kuri yo. Niyo mpamvu uyu mwanya nakuzaniye ijambo rivuga ngo urakenewe. Nshuti yanjye, aho ngaho uri urakenewe. Abantu baragutaye bihorere, iragukeneye. Abantu bagusize inyuma bareke, iragukeneye. Icyo nemera ntashidikanya nuko yaguhamagaye, iyakuremye, ikaguha ubwiza bwayo, igufiteho umugambi. Kandi umugambi w'Imana ntuyoba. Ibintu by'abantu birayoba, ibintu by'abantu birahinduka, ariko umugambi w'Imana ntuhinduka. Kandi icyo Imana itekereza kuri wowe izagikora. Haleluya. Kandi izagisohoza nk'uko kiri. Icyo ukeneye ni kimwe, ngwino mu mwanya wawe. Imana irashaka ngo uhagarare mu mwanya ukwiriye kubamo, ube mu mwanya wo guhimbaza Imana, ube mu mwanya wo kunezeza Imana, usubirane ubutware bwawe, kuko uyu muntu Imana yamuremye ari umunezero, ari ibyishimo, ari indorerwamo. Haleluya. Iyi Imana yajyaga ishaka kumenya ubwiza bwawe, yazaga kureba umuntu, kuko umuntu niwe wenyine usa n'Imana, uri indorerwamo y'Imana.
Imana ishaka kurebera ubwiza bwayo muri wowe. Niyo mpamvu abakozi b'Imana iyo duhagaze mu mwanya wacu tuba turepresenta Imana, tuba duhagarariye Imana, sifa kwa Mungu. Niyo mpamvu yaduhaye ubutware, iduha ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no kunaniza ikintu icyo ari cyo cyose kishyirira hejuru kurwanya Imana. Nukubera ihema, nuko ubutware bw'Imana buri muri twebwe. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Nshuti yanjye, ni wowe Imana ikeneye. Haleluya. Imana ikeneye kugushyira mu mwanya wawe, ukawuhagararamo, ukawukoreramo, ukawugenderamo, ukawutunganiramo byose, ugahagarara mu mwanya ukwiriye, ukaba ambasada w'Imana, ambasaderi w'Imana, uri ubwiza bw'Imana, uri ishusho y'Imana. Nta mpamvu yo guterwa ubwoba n'ibikugarije uko byaba bingana kose. Yesu ari mu ruhande rwawe. Bene data, munteze amatwi, ndagira ngo mbatangarize ko Imana ishaka ko buri muntu wese amenya indangagaciro ye. Ubuzima bwe ni ishusho y'Imana, ni igikorwa cy'Imana, ni umurimo w'Imana. Ibintu byose yaravuze bibaho, ibintu byose iravuga bibaho, ariko igeze ku muntu iraprepara n'amaboko yayo, irema umuntu mu ishusho yayo, imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Haleluya. Uri ubugingo buzima. Niyo mpamvu udapfa nk'inyamaswa, ndetse n'ubugingo bwawe bugire gikurikirana. Niyo umuntu yaguhemukira, reka mbabwire, amatungo yose yarapfuye, ariko nta muntu uzahanirwa amatungo yapfuye, ariko umuntu wishe undi azabiryozwa. Niyo mpamvu Imana ikurikirana n'ubugingo bwawe, igakurikirana n'amaraso yawe, n'uwayamennye azayabazwa, keretse niyihana agahindukirira Imana agakora neza mu gihe yabikoze akiri mu bujiji, kuko Imana ikeneye ko wagaragaza ubwiza bwayo. Ese wava mu buzima urimo ukemera ko Imana igukeneye? Nshuti yanjye nteze amatwi, ni wowe Imana ikeneye. Aho ngaho uherereye, aho wicaye, muri ubwo buzima, niyo bwaba ari ubuzima bugaragara ko ari ubwa nyuma y'abandi, Imana iragukeneye, Imana iraguhamagara, Imana iragushaka. Imana ishaka kuba mu mwanya wo kunezeranwa nayo, kuko umunezero wayo ni ukubana n'abantu iminsi yose. Yesu ashimwe cyane. Nibyo binezaneza by'Imana, ibinezaneza byayo ni ukubana n'abantu. Ni wowe Imana ikeneye ngo inezeranwe nawe, ni wowe Imana ikeneye ngo ube mu mwanya wo kwishima nawo, ni wowe Imana ikeneye ngo wuzure umwuka wera, ni wowe Imana ikeneye ngo uhagarare ushikame, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ube mu mwanya Imana igushakaho. Imana iguha umugisha kandi gukomereza amaboko. Nshuti yanjye warunteze amatwi, ndagira ngo haducumbikira aha, tuzakomeza ubutaha. Hanyuma mbingingi, wowe ukenewe n'Imana, wowe unamaze kunanirwa, wowe umaze gucogora, wowe umaze gusubira inyuma, wowe watakaje ibyiringiro, wumva utagifite kubaho, wumva wamaze kwihaga, rimwe na rimwe amagambo amwe namwe aguca intege. Bamwe bakavuga ngo Imana yakuremye inaniwe, bakakubwira amagambo aguca intege, akunaniza. Ndagutangariza ko ukiri ubwiza bw'Imana, ni wowe Imana ikeneye. Imana iguha umugisha. Nyemerera ngo usengere Imana. Imana, mu izina rya Yesu, uyu muntu waruteze amatwi, uyu muntu wumvishe iyi video, uyu muntu wumvishe iri jambo, yarageze kure, yarananiwe, yari yiyanze, yari yihebye, ndatangariza ubuzima bwe kukimukeneye. Ugikeneye kumuhindura umunezero, ugikeneye kumuhindura ibyishimo, ndamuhamagaza imbaraga zawe, n'umwigize bugufi bwawe, umwuka wera n'umukwegereze, imbaraga zisumba byose zimufate. Akimara kumvira ijambo yiyumve mu buzima, akimara kumvira ijambo yumva umurimo wakoze kubwe, ni ikibumbano cyawe, ni umurimo w'intoke zawe, ni umunezero we. Afite ubutware bwo gutegeka ibimwicariye uyu munsi, afite ubutware bwo kunaniza ibiri kumunaniza uyu munsi, afite ubutware bwo kuyobora ibiri kumuyobora uyu munsi, kuko nahagarara mu mwanya we arabona ubwiza bwawe. Urakoze Mwami w'ijuru n'isi, ngaha amahoro yawe natwarire muri twe. Uyu muntu wakiriye iri jambo rimuhindurira ubuzima, rimugeze ku rugero rufite rushyitse, rukwiriye igihagararo cya Kristo, niko tubisabye Imana ihoraho, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ukimara kumvira ijambo, umaze kubona kuri telefone yawe cyangwa se computer yawe, ndagira ngo ukore subscribe. Numara gukora subscribe, ukore share ndetse na like, kugira ngo uhereze abandi n'ibyigisho tugiye kugenda dushyiraho, ujye ukomeza kubyakira uko bikurikirana. Imana iguha umugisha. Ndagukunda. Shalom shalom. Yesu abaha umugisha.